jotema idaherekejwe n'ibiryo, jotema idaherekejwe n'icyo kunywa, jotema idaherekejwe n'icyo wakiriza abashyitsi baje kukureba, iyo jotema izamara igihe kingana. Aho ni wituziramo y'amafaranga urabizi ko ugomba kutugura, urumva nawe kandi uzananirira kandi mu muntu twakoranye ibintu byose. Mwaravuganye wumva ameze neza, arakumenya, umwana nawe amaze kuyandi. Reka da ameze ate umwana wanjye rero, dore ko njye namuherutse. Nahise tugiye tuzabana, uzanshaka? Urabizi ibyago bivamo hagati yawe n'abasore, abakobwa urabizi ibyago bahura nabyo. None uzabindinda kugeza ryari? Undi umwana bakirinda rinda. Please uragira ngo tudiscussing kuri ibi bintu kugeza ryari? Ko nakubwiye ponse ugomba kumva, ntabwo uri murayumva. Ushyira waraje iwanyu mwicara ku meza cyangwa mwicara ku meza ku ntebe? Ntabwo amasuku n'icyo mbwira babwira ngo ngurutse ngo batezwe cyane Mike ikintu rero bambaye kompetensi abandi bakiriya mwabonye mwebwe abakiriya twabonye nabwiye kucuruza serivisi none urashaka imodoka banari mwaje mukene imodoka zingahe nubwo mumenye ngo ese ubushobozi izo modoka mukeneye twebwe turazifite kumvikana kuri muri uno mwanya rero ntabwo twakira
nubona umukiriya aje ntumpamagare ahubwo ugakomeza gushaka kuganira. None se wumvaga biri bugende bite? Wumvaga uri burangize amasuku hanyuma bikagenda bite? Hano zarisiye gutanga wowe. Injira ntabwo hakinze. Mike, karibu. Ni wowe? Yego. Aho neza. Isashimwe. Himbazwe. Meze neza. Yego, turashimana mwebwe. Shaka kuri turi amahoro pe. Yewe, amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza, ni amahoro. Inyuma n'imbere hose. Ibyo nibyo mbashaka kumva. Mwebwe se yakugira ngo bajye abisha. Yewe, narabimenyereye. Ntacyo biba bintwaye rwose. Njya muri telefone yanjye nkarebamo ibyo ndeba, nkazenguruka isi yose, nta rungu njya ngira pe. Ubu natwe dukura nuko bizagenda. Mwebwe se kuba mukiri batoya kwicara mwe bibagora. Ndukura tukajya mu gihe cyanyu natwe mu bintu uko. Cyane. Abantu bose tugaragera bazagenda. Amakosa y'umushyashya nzanye. Feri nayisoje umunama ubonye. Twaganiriye turavugana nyine mubwira akazi ko kameze. Ubu ni bigarutseho. Nyine mwavuganye iki? Mbwira buri kintu cyose. Ese ubu mbwiye iki? Namuvugishije turajyana umukobwa inda bayikure birangira. Yaguciye angahe? Yaciye 500. Kisi ntabwo aricyo kibazo. Umuntu wo kwikuramo arabonetse. Ubu ngubu igisigaye ni uko umukobwa nyine kumuzana. Nkavuga ngo ko kugarutseho. Umukobwa arava muri rambo guterera. Turavuga ko agiye kumva nimba ari gukuramo inda. Ibintu ugomba gutwara iminsi. Ntabwo akuramo inda agahita agaruka. Nyine urumva iyo umubyeyi yabyaye bose bakagenda, wenda ufite abana benshi bakagenda. Umuntu asigara ari umwe kandi akabimenyera. Imyaka ikagenda igatambuka. Ibyo byose nanjye namusize. So, ubuse wa mugani ubana na mama wawe. Narigendeye ubu yagize amahirwe muri weekend
wabaye urayagura. Makuru se ese mwana amakuru barayagurisha Nyine nyuma bajyagiye kuri hano twakomeje kuvugana ya nimero yageze amahirwe ndamwandikira aza kumubagara turavugana soso yego nyuma ambwira hari usangayo ako nawe urabyumva byagenze inshuti zongeye guhura Imana ishimwe mwaravuganye wumva ameze neza arakumenya twarahuye umwana nawe amaze kuyandi reka da ameze ate umwana wanjye rero ni inkumi isa dore ko njye ntamuherutse oya asa neza cyane nabonye ahubwo si imyenda yambara buriya nta amafaranga bajya mwohereza cyangwa n'ay'akazi gusa afite umva n'amavuta yisiga umuheruka buriya afite ukuntu atarasa izo bafite ubu nyinshi cyane arahumura naho iby'imyenda byo urimo kuvuga ngo sinjya mugurira imyenda asa neza cyane wagira ngo ni umuntu uhembwa muri za miliyoni kuzamuka wambwiraga ko yari yambaye neza muhura ese ni kuko imyenda afite ntabwo yaba yakaza akora gusa iracyagoranye kuko wenda nta kamodoka nabonye afite ariko n'ibindi byose ni inkumi ya Kigali kabisa ariko biza mfite igitekerezo n'ubundi asanga uza gukora amasuku hano kumvikana ibintu byoroshye cyane ko mubwira ngo naze gukora amasuku kandi aze yiteguye ko ashobora kuhatinda wamara nk'umusozi undi yazakamara iminota ibiri iki mubwira ni ngwino ukora amasuku hari n'indi ofisi nshyashya dushobora kugira ukajya kwikora amasuku undi nshobora no kumubwira ko niyo mu ntara ari branch yacu twafunguye mu ntara ushobora kujya gukora amasuku akaba yamarayo n'iminsi 3 komsa akaba yazazanye n'igikapu kugira ngo bigaragare nyine ko ashobora kujya mu ntara na madamu uri gushobora kumubwira noneho yagera hano tukamujyana nk'abamujyanye gukora amasuku hahandi tugahita tumutegeka ibyo tugomba gukora buri no ufite ukuzamugeza hano nta kibazo gihe bari hano aho ngaho ni sawa kabisa nta kindi ubu noneho na nimugoroba ndagera mu rugo mbabwire ko nafunguye indi branch mu ntara kandi nyine abantu no kujya gukora amasuku ndabizi Burundi azahita yitera hejuru ngo ndajyayo mubwire niho ya nuri ugomba kujyayo urumva ikintu cyo kirabaye ibyo tubikore vuba kandi vuba cyane ikindi bose ndashaka ibintu byawe tubisoza vuba ndashaka ko tubirangiza vuba ese urabona njyewe wishimiye ko bitinda nkuko nakubwiye ushize ukambangira ngo ubuzima bwanjye ndabitekerezaho iki yego ndi imfubyi ariko hari time umugabo ageramo agatekereza imbere agatekereza ejo hazaza buri kimwe ufite umukobwa nkunda ndashaka ko ibi bintu tubisoza tukabirangiza byose nkamenya ko deal zawe zose nzisoje ukameza amafaranga yanjye atangira ubuzima bushya n'umukobwa asa neza cyane ntabwo nyuma nyine yahise ambwiye yuko muri misa afite akazi kenshi abo nakugeraho nkagusuhuza mbese urakoze kunzirikana nanjye ukangeraho abana rero bakiri bato bafite umuco nk'uwawe ni bakeya ni bake pe ibaze gutekereza kuza kundeba ndi umukecuru ukavuga ati reka njye kurura umubyeyi uko ahumeka Mike Imana iguhe umugisha pe ugomba gusura umuntu ikindi ubushize dufitanye na soso ese umuntu nyine mwiganye twariganye urungano niko twarabicaranye iyo uhuye rero mbyemerutse guhura n'umukobwa twiganye kera muri primaire ni ukuri ko iyo abantu bahuye bari twarasetse mbese twahuriye mu muhanda mu bice bya Remera hariya maze arandeba aranyitegereza nanjye ndamwitegereza turitegerezanya ntabwo uri kanaka undi ati ntabwo uri kanaka arayoranye mu muhanda abantu barumirwa avuga bati ni ukuri shamanage twarondogoye nabo sasi nakuzimanira abo urugo rwanjye ruhoramo amata
reka muzimanire buriya teremusi yanjye iba yuzuye amata ashyushye, ndabyuka mu gitondo nkayateka ngashyiramo, ariko rero ninkuzimanira ntunyake isukari. Isukari ntabyishyira mu mata mwana wawe. Barambujije nanjye ngo ntazabyibuha. Ab'iki gihe se nyabusa. Isukari duhurira muri fanta gusa. Isukari duhurira muri fanta gusa. Nta bintu by'isukari. Naho ubundi Yesu ameze neza pe. Ariko nyine mu mwanya wo gufata no gushaka nk'umwana akajya bamarira. Ryoherwe. Yego. Teremusi iracyarimo n'ubu yishushe. Teremusi yanjye irashyushya ku buryo amata ashobora no kumara amasaha 24 agishyushye. Uriya hano sinjya mbura amata rwose. Ryoherwa. Murakoze. Komera. Ibi bitereka kabanza gahora. Cyangwa mbanze nguhoreze. Nguhoreze. Oya nanone. Zako numva kenshi nzahora. Mama. Umeze nk'ukunda amata ariko nawe. Yego. Ndashushe kuko nanone. Reka da. Nge mbanza nguhoreze. Akazuyaze. Ngerane nyine urumva mba nabitse muri teremusi kugira ngo utagira ikibazo. Najya kuyanywa nkayahoze. Numvaga rero ko mwe mukiri bato mwikundira ashyushye. Inzara njye kuguhoreza. Oya si ngombwa. Umukobwa ndamukunda nawe arankunda, ashaka kujya kunyereka iwabo, urumva ngomba kujya iwabo ndi clean, ntabwo nagenda nandiye mfite iyo myanda yose, aribwo nkiva kuyikora. Nshaka rero ibi bintu byawe tubishyira uruhande rumwe birangire, nanjye ntangire ubuzima bwanjye umukobwa nkunda. Okay. Igitekerezo cyiza. Kugira umuryango ni byiza, ukagira nawe ukunda. Buriya niyo mpamvu n'iyi diri yawe ubonaga ntayumvaga neza. Mpamvu ntayumvaga neza numvaga urimo kongera akazi kandi ngiye nshaka kurangiza kariya akarangiriza rimwe na rizima itankomeza ibyanjye. Mbese Jesus, kuzi ko gushinga urugo atari ibintu bivukirwa gutya gusa, uriteguye ko Umukobwa ndamukunda cyane, abarankunda, niyo mpamvu numva ko bizakunda. ibyo se bikwiye kubaka. Ese ko gize kubaka urugo ni ukuvuga ngo joteme ibyo ngibyo gusa nibyo byubaka urugo. Joteme idaherekejwe n'ibiryo, joteme idaherekejwe n'icyo kunywa, joteme idaherekejwe n'icyo wakiriza abashyitsi baje kukureba, iyo joteme izamara igihe kingana. Aho ni wituziramo y'amafaranga, urabizi ko ugomba kutugura, urumva nawe kandi uzananirira kamwe mu muntu twakoranye ibi bintu byose. Neza ayo mafaranga yakibaza. Ayo mafaranga niyo nayadugura nk'icucu. Ubwo akaza gutunga ameza. Kuri aka kanya waryaga 1000 cyangwa 2000. Hagiye kwiyongeramo undi muntu. Uzakubakanira. Haziyongeramo murumuna w'umukobwa. Okay, wowe nta muryango ugira. Ariko umukobwa afite umuryango. Nimba ari kuvuga ngo najye kukwereka mu rugo, seka afite umuryango. Wenyeka yuko kujya kumwereka iwanyu cyangwa kujya kumwereka inshuti nta handi hantu uzamuzana n'iwanjye. Nkereke dore nguyu. Nta wundi muntu uzajya kugusabira. Turikumvikana. Wowe kwireba aka kanya, ariko ejo ntabwo bizabire ari wowe wenyine, uzamuri 2 3. Ejo mu kanya umuteye inda. Wa mwana nawe abajemo. Inzu muzabamo amezi make uri wishyura n'amezi 3. Aya mafaranga ndi kuguhereze arishyura inzu amezi 3. Atangire witegura uko dutegura ibyo bitanda. Aya mafaranga arabasigaye arangaye. Numva ko aricyo gihe gutekereza urukone si ibintu nagukoreye imyaka yose. Ahubwo nicyo gihe kugira ngo ubanze urebe niba ibintu ugiye kujyamo utihuse cyane. Oya ntabwo nihuse. Ibi byo ntabwo si ibintu ndi kukugishaho inama boss oya. Hano ndi kukubwira gusa. Yewe uri kunyeforma. Ndi kukubwira ngo nyine ushaka kungira inama ukambirwa ariko bitarimo kuri kumukobwa. Simvuze ngo umureke. Ahubwo utekereza ese nicyo gihe cyo kugira ngo muzane tubane.
bro wabaye iki? rero hari ikintu nshaka kukubwira kandi ugomba kugikora nk'uko ngiye nyikubwira, nta nubwo ari ugusaba ko basohoye se? kuko maze iminsi maze igihe kinini nakubwira Iki? ntabwo nshaka kurukuru yawe hagati n'abandi basore kandi ntabwo ese uriseriye cyangwa ngo iki? ni iki mvuze aho ngaho kidasa ahubwo se uri muri iyo mva ibyo uri kuvuga byakora birangije amara igihe kingana nsigaje bikeya n'iminota 12. najya ku kazi ahantu tubika kashe ntabwo hazi ziba enye ukweli Kigali kashe se ese ngende ivaze ryo mu rugo deni muzantereka nk'ivaze. ni iki mvuze gitangaje aho ngaho ahubwo se n'icyago uvuze njyewe n'ibyo nkubwiye ntabwo ndimo ndagusaba, nakubwiye ngo ntabwo nkeneye kurukuru yawe hagati n'abandi basore kandi ntabwo nongera kubisubiramo, nta n'impaka nkeneye hagati yanjye nawe. simbuka ibyo narose bigiye kuba impamo. none se bigende gute? ibiki warose bigende bite? ibiki warose ni ibiki warose? Nese uzanzanira umugabo aza nsanga hano mu rugo? niba nkubwiye ikintu ukansubisha kandi icyumba nuko nyikubwiye nyine mpa fact. njyewe nakubwiye ko ntakeneye kurukuru hagati yawe n'abasore. amaherezo asaba yahe? ese uri kumwe se uzagira iki kibazo nzakubwira amaherezo. nese sibwo inzozi narose zibaye impamo. nese tugiye tuzabana uzanshaka? urabizi ibyago bivamo hagati yawe n'abasore, abakobwa urabizi ibyago bahura nabyo. none uzabindinda kugeza ryari? undi umwana bakirinda rinda. please uragira ngo tudisikasinge kuri ibi bintu kugeza ryari? ko nakubwiye ponsi ugomba kumva ntabwo uri murayumva. so nurangiza koza ibyombo maze gukana neza byihuse kandi uhita ujya ku ofisi hari umuntu muri buwakuriye umuhereza mu kashe imwe uri bubone umutuku then ukora n'udusuku dukeya uhita wongera ugaruke twumvikana umara iminota ingahe? ngiye mfashe 10 y'ibintu nyikuyeho sibyo? nta kindi kibazo ufite? ubundi ntaheruka gukora nsugura uvuze bakibwira nabi twumvikana ninde wundi mutumvikana ngaho? nawe ibyo twose zari ibyo gusa mubaye iminota 10 ukagenda ugasanga umuntu aragutegereje ukamuhereza kashe ugafunga ukamuhereza kashe wamara kumuhereza kashe ugafunga wowe ugatangira gukora amasuku. kureka nk'ubwiro brother tuvuge ibindi tubisubire. ariko hari ikintu ugomba kumenya, subizi ko ngukunda, you are my sister, ndagukunda urabizi. yego niyo mpamvu rero ngiye mba ngufitiye n'impungenge. izo mpungenge rero mba ngufitiye nirinda ikintu icyo ari cyo cyose, intangiriro y'ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kukugwisha muri uwo mutima.
Please babarira ibintu ngusabye ubikurikize nuko ndibikubwira. ahubwo akorwe kamubwira ibaze ko ngewe na Ryan wese kumva ndyamye mu buriri ntabona umuntu w'umusore maraza anyigera ashaka kunsoma sinziriye nshidutse mbona mu nzozi. ntabwo uza gukora amasuku ufunze uri kuhakora hanyuma ugiye ufunge byumvikanye ikindi biriya bikombe biriya biba byashyizemo mayoneze ibyo utabishobora biba byikora cyangwa mwese mubikamo umunyu se mumugura umufuka wose ku buryo ibikombe byose bishize buri byumweru bibiri muba mufite igikombe sikumva nari kumukana ari kumumura ibintu utazi ibyo aribyo ifirigo muheruka kuyigaragura neza nose ibintu biri kukungura nabi bajya mu bintu byapfuye n'ibiki ntabwo uri kubyumva wowe ntabwo wabikora none urimo uraza ukambwira ibyo bintu nese inzozi zanjye zigiye kuzigira impamo ngiye kubana nawe se Njyewe mu nzozi nakuroze ngira usubiremo ibyo bibavuze. Njyewe bro njyewe wingirira impungenge rwose nese uzanshaka ariko mu bintu ugomba kumenya ntabwo kuba ndi kukubwira gutya ari uko nkwanga. oya Please ntabwo nyine kuba ndi kukubwira gutya ari uko nkwanga ngufitiye impungenge kandi zireke se birashoboka. ndakuze ntabwo bishoboka ko ngiye ndakuze ubyifuza. Ntabwo bishoboka kandi ubyumve. ntabwo bishoboka ubyumva ko nabikubwiye uzanshaka se Hello? Oui. Yasohotse se? Wagenda tayari kabisa. Urabizi neza nyine ko yaje. Sawa. Wagenda tayari ntugire ikibazo. Shaka kabisa. Muganga se? Muganga wari tayari nta kibazo. Ubu nanjye ni ukuva hano. Wenda wamwohereje birahita biba mu kanya urahita umuntu agarutse. Sawa. Okay. Utazahera ko wicuza. Gerageza ugenzi gerageza igihe gisigaye dore ni gitoya. Gerageza utazahera ko wicuza. Gerageza utazahera ko wicuza.
ubutumwa buratambuka buri munsi tukumva tukana